Mu gihe isi ikomeje guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, abahanga mu bumenyi bw'ikirere n'ibidukikije baraburira ko mu mwaka w'ibihumbi 2100 imijyi myinshi iri hafi y'inkombe z'inyanja ishobora kuzaba yararengewe n'amazi. Akawe update ni channel yihariye ikuzanira amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byahinduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, ibiremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Akawe update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kw'amateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri Akawe update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugiriye akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu Akawe update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za Akawe update. Izamuka ry'amazi y'inyanja riterwa n'ikorwa ry'ubushyuhe bukabije ku isi, rituma ibarafu byo ku migabane bishonga ndetse n'amazi akiyongera. Imijyi ikomeye ku isi cyane cyane iri mu bice byo ku nkombe ishobora kuba mu byago bikomeye. Muri iyo mijyi harimo imwe yo muri Aziya, Amerika n'i Burayi. Aho abaturage babarirwa muri za miliyoni bashobora kuzisanga badafite aho kuba mu gihe amazi yazamuka akarenza urugero. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, ibihugu bimwe byatangiye gukoresha uburyo buzwi nka land reclamation, aho bubaka ubutaka bushya mu nyanja cyangwa mu biyaga. Uburyo bwifashishwa cyane mu bihugu bifite ikibazo cy'ubutaka buke cyangwa gishaka kwagura imijyi yabyo. Ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Singapore ndetse n'ibice bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati biri mu bifite ubunararibonye muri iri koranabuhanga. Ibikorwa bisaba ikoranabuhanga rihanitse, amafaranga menshi ndetse n'igihe kirekire. Abahanga bavuga ko ubutaka mu nyanja bushobora kumara imyaka myinshi bitewe n'ubunini bw'umushinga. Bikorwa hifashishijwe umucanga, amabuye n'ibindi bikoresho byuzuzwa mu mazi kugeza habaye ubutaka bushya bushobora guturwamo cyangwa bukubakwamo ibikorwa remezo. Umujyi wa Dubai uri mu yatangije imishinga yo kubaka ubutaka bushya mu nyanja. Uyu mujyi wamamaye kubera imishinga yihariye yubatswe ku bindi bikorwa byakozwe n'abantu. Mu mishinga izwi cyane harimo Dubai Creek Harbour uteganyijwe kuba umwe mu mijyi igezweho ku isi, ndetse na The Old Iceland igizwe n'ibirwa byubatswe ku busa n'ikarita y'isi. Iyi mishinga igamije guteza imbere ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse no kongera ubutaka bushobora guturwaho. Nubwo bihenze cyane, byerekana uburyo ikoranabuhanga rishobora gufasha ibihugu guhangana n'ibibazo by'ahazaza. Dubai Creek Harbour ni umushinga munini cyane w'umujyi mushya uri kubakwa hafi y'inyanja mu mujyi wa Dubai. Ni umwe mu mishinga igamije gukora umujyi ugezweho Smart City uzaba ufite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, gutura n'ubukerarugendo. Icyo ugamije ni ukwagura umujyi wa Dubai, guteza imbere ubukerarugendo, gukora umujyi ugezweho ukoresha ikoranabuhanga rihanitse no gukora umujyi ugezweho ukoresha ikoranabuhanga rihanitse. Ibintu by'ingenzi biwugize: Dubai Creek Tower wari uteganyijwe kuzaba umwe mu nyubako ndende cyane ku isi urenze iya Burj Khalifa, amahoteli n'amazu y'abaturage n'aho gucururiza. Icyambu n'ahantu ho kwidagadurira ku mazi. Uko yubatswe: land reclamation. Igice kinini cy'uyu mushinga cyubatswe hifashishijwe land reclamation, aho bafashe umucanga bawuzuza mu mazi kugira ngo habe ubutaka bushya. Kubaka uyu mushinga bifata imyaka myinshi, kuva ku 10 kugera kuri 20 kuzamuka, bitewe n'ingano yawo n'ikoranabuhanga rikoreshwa. Impamvu ari ingenzi ni urugero rw'uko ibihugu bishobora guhangana n'ibura ry'ubutaka, werekana iterambere ry'ikoranabuhanga mu bwubatsi, ufasha Dubai gukomeza kuba igicumbi cy'ubukerarugendo ku isi.
Umushinga wa kabiri ni The Old Iceland. The Old Iceland ni umushinga ugizwe n'ibikorwa byakozwe n'abantu mu nyanja byubatswe ku buryo busa n'ikarita y'isi World Map. Ugizwe n'ibirwa birenga 300, buri kirwa gihagarariye igihugu cyangwa agace ko ku isi. Bereye mu nyanja ya Persia Gulf hafi ya Dubai. Uyu mushinga wakozwe hakoreshejwe uburyo bwo gucukura umucanga mu nyanja, kuwuzuza mu hantu hateguwe, gushyiraho inkuta zibuza amazi gusenya ibirwa. Kubaka ibirwa byatangiye mu ntangiriro z'ibihumbi 2000, bifata imyaka myinshi cyane kubera ubunini n'ingorabahizi zabyo. Bigamije guteza imbere ubukerarugendo bwihariye, kugurisha ibiribwa ku bantu bikomeye cyangwa amasosiyete, gukora ahantu hihariye ho gutura no kuruhukira. Ibibazo bahuye nabyo: bimwe mu birwa ntibyahise byubakwa kubera ibibazo by'ubukungu, hari aho byasaga n'aho amazi ashobora kubyangiza, gucunga neza ibikorwa remezo byabyo biragoye. Ni umwe mu mishinga idasanzwe ku isi werekana ubushobozi bw'ikoranabuhanga mu guhindura imiterere y'isi, kandi ni ikimenyetso cy'ubutunzi n'udushya bya Dubai. Mu mujyi wa Hong Kong, ibikorwa byo kubaka ubutaka bushya byatangiye kera, aho igice kinini cy'umujyi cyubatswe ku butaka bwakuye mu nyanja. Ibi byafashije Hong Kong kwagura ibikorwa by'ubucuruzi, ibibuga by'indege ndetse n'imiturire mu gihugu bimwe byibanda ku kubaka ubutaka bushya. Ibi nibyo byatangiye gushyira inkuta zirinda amazi kwinjira mu gihugu. Muri Indonesia, hari umushinga munini wo kubaka urukuta runini ku nkombe z'umurwa mukuru Jakarta. Uyu mushinga uzwi nka Giant Sea Wall, ugamije gukumira amazi y'inyanja kwinjira mu gihugu no kurinda abaturage ibikorwa remezo. Ni umwe mu mishinga minini ku isi igamije guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Abanga bavuga ko nubwo izi ngamba ziri gufatwa, ikibazo cy'izamuka ry'amazi y'inyanja gikomeye. Basaba igihugu gukomeza gushora imari mu bushakashatsi, kugabanya imyuka ihumanya ikirere no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kurengera imijyi. Mu gihe isigana mu 2100, biragaragara ko ejo hazaza h'imijyi iri ku nkombe hazashingira ku buryo ibihugu bizashobora guhangana n'iki kibazo, haba mu kubaka ubutaka bushya, gushyiraho inkuta zirinda amazi, cyangwa kwimura abaturage mu bindi bice bitari mu kaga. Raporo zitandukanye zirimo iz'ikigo mpuzamahanga kiga ku mihindagurikire y'ikirere IPCC zigaragaza ko hagati ya none n'umwaka w'2100 amazi y'inyanja ashobora kuzamuka hagati ya santimetero 50 kugera kuri metero irenga 1, bitewe n'uko imyuka ihumanya ikirere izakomeza kwiyongera. Bivuze ko abantu barenga miliyoni 200 batuye mu bice byo ku nkombe bashobora kuzisanga mu kaga gakomeye. Hari aho byamaze gutangira kugaragara aho imijyi imwe n'imwe isanzwe ihura n'imyuzure ikabije mu bihe by'imvura nyinshi cyangwa mu bihe by'imiyaga ikomeye. Abanga bagaragaza ko imijyi ikurikira irimo zizibasirwa cyane n'izamuka ry'amazi y'inyanja. Uwa mbere ni Jakarta, umwe mu mijyi iri kugenda yicara ku buryo bwihuse. Kabiri ni Miami, ihora ihura n'imyuzure iterwa n'amazi y'inyanja. Gatatu ni Bangkok, iri hasi ugereranyije n'urwego rw'inyanja. Kane ni Shanghai, umujyi munini w'ubucuruzi ushobora kwibasirwa cyane. Amsterdam, nubwo ufite uburyo bukomeye bwo kurwanya amazi, iracyari mu kaga. Alexandria, ifite amateka akomeye ariko iri mu byago. Imijyi ihuriye ku kubiri ku nkombe cyangwa mu bice biri hasi cyane ugereranyije n'urwego rw'inyanja. Kubaka ubutaka mu nyanja si ibintu byoroshye, bikorwa mu byiciro bikurikira: gutoranya umushinga uzakorerwa, kuzana umucanga n'amabuye bikurwa mu nyanja cyangwa ahandi, kuzuza amazi kugeza ubutaka buzamutse, no gukomeza ubutaka kugira butazacika cyangwa ngo buce. Kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amazu n'ibindi byose bishobora kumara hagati y'imyaka 5 kugera kuri 20 cyangwa irenga, bitewe n'ubunini bw'umushinga. Uretse kubaka ubutaka bushya no gushyiraho inkuta, hari n'izindi ngamba zirimo kubaka imijyi igenda ku mazi izwi nka floating city, kuzamura inyubako elevated infrastructure, gushyiraho uburyo bugezweho bwo kuyobora amazi drainage system, kwimura abaturage batuye mu bice byugarijwe n'amazi. Ibihugu byinshi biri gushyira imbaraga muri izi gahunda mu rwego rwo kwitegura ejo hazaza.